Mu gihe isi yihuta cyane mu iterambere, aho amatelefone meza cyane agezweho, aho amazu manini kandi meza cyane, amamodoka meza, ikoranabuhanga rihambaye byabaye ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ntiwakiyumvisha ko hari abantu bakibayeho mu buzima nk'ubw'abantu babagaho mu myaka igihumbi ishize. Aba ni abitwa Bahadzabe. Aba bo nta interinete, nta muriro w'amashanyarazi, telefone ntibazi icyo ari cyo, nta mazu ahoraho bagira, bahora bimuka bitewe n'aho ibihe bigeze. Abo ni Abahadzabe. Aba batunzwe gusa no guhiga inyamaswa, kujya mu mashyamba bagahiga imbuto n'ubuki, akaba ari byo biribwa bibatunga umunsi ku wundi. Nyemerera uyu munsi tugarukane ku bintu bitangaje by'ubu bwoko, ubuzima bwabo bwa buri munsi n'amateka yabo. Aho uri hose nkuhaye ikaze, jya unyite Mr. Aizo, umugaragu w'ibyegeranyo ugezwaho. Ubu bwoko bw'Abahadzabe butuye mu bice byihariye mu majyaruguru ya Tanzania, hagati y'imisozi ya Ngorongoro ndetse n'ibibaya bya Serengeti. Gusa hafi aha ngaha hari ahantu h'ingenzi cyane, aho hitwa Oltuvai Gorge. Aho ngaho niho bakoresheje biga inkomoko ya muntu, akaba ari naho bavuze ko habonetse ibisigazwa by'abantu ba mbere babayeho, abitwa Homo erectus, ikiremwa muntu cya mbere cyabayeho. Ibi ngibi kandi abashakashatsi babishingiraho bavuga ko aricyo cyatumye Abahadzabe bahaguma bakahizirikaho, aka gace bakaba batakavamo. Uyu ureba kuri screen yawe yitwa Chaba. Yahishuye uburyo Abahadzabe babaho umunsi ku wundi, avuga ibyerekeye ubuzima bwe n'ubw'abandi bantu babana muri ubu bwoko. Ibyo ngibyo byatumye abantu benshi bamenya iby'ubuzima bwabo, kuko ubu bwoko bwo bwabaye kimwe mu bikurura abakerarugendo muri iki gihugu cya Tanzania. Ati amazina yanjye nitwa Chaba. Ati ngewe ubusanzwe mbyuka iyo izuba rirashe, ubundi ngacana umuriro wo kota, nkanakongeza itabi ryanjye, ubundi nkarinywa, nkacaho nkajya guhiga. Ati nshobora kumara umunsi wanjye wose ndimo guhiga, kubera ko rimwe na rimwe bitwara amasaha menshi cyane. Ati abagore bacu nabo iyo babyutse batunganya ibiti byabo bahingisha, ubwo ni ibiti bisongoye baba bari gucukurisha kugira ngo babone imiziribwa. Imiziribwa yari ashatse kuvuga hano ni ibijumba, imyumbati n'ibindi nk'ibyo nk'ibirayi. Abagize ubu bwoko bakunze kubaho bimuka bashakisha ibiribwa barya, kandi nanone bakimuka bitewe n'igihe bagezemo. Abahadzabe ahantu batuye hari imikenke, hari ibiti bigufiya bwo mu bwoko bwa Acacia, ibiti birebire cyane bya Baobab. Ibi ngibi bikaba biniyongeraho ko agace batuyemo gakikijwe n'imisozi myinshi cyane. Kuba batuye gutya bibafasha kubaho ubuzima bwabo bwihariye butangaje, kuko bibafasha kubona ibikoresho, inyamaswa bahiga ndetse n'ibiribwa barya. Hagati y'ukwezi kwa gatanu ndetse n'ukwezi kwa cumi haba hashyushye cyane ku buryo ibyatsi byuma ndetse hakaza n'umukungugu mwinshi cyane. Gusa iyo imvura iguye aha ngaha hongera hakamera neza. Ubu bwoko bw'Abahadzabe ibihe nibyo bigena aho bimukira. Ushobora kuba wese utekereza ko Abahadzabe kubaho gutya bibagora cyane, ariko Abahadzabe ntibajya bahura n'ikibazo cy'inzara, kubera ko ibiribwa babikura baba bahazi, ndetse n'aho inyamaswa bahiga bazikura naho baba bahazi, kuko mu gihe cy'izuba baba batunzwe no guhiga, mu gihe cy'imvura bakavanga imbuto n'ibyo bahize. Ku bijyanye no guhiga, Abahadzabe bahiga inyamaswa zitangaje cyane utatekereza ko wahiga, higanjemo intare, ingwe, ibisamagwe, inkende n'ingagi, udusumbashyamba n'imparage, amapusi n'izindi nyinshi cyane. Gusa nubwo bahiga izo nyamaswa zose, twe dusanzwe tumenyereye yuko tutanarya, hari inyamaswa nabo badatinyuka kurya. Inyamaswa nk'imbwa, ariko nuko zibafasha bahiga, nazo bashobora kuba bazirya. Impyisi nibayirya, kuko mu myizerere yabo bizera ko impyisi bayiriye bishobora kubakururira ibyago. Indi nyamaswa batajya bahiga ni inzovu, kubera ko inzovu bavuga ko kugira ngo irase umwambi izatoboke biba bigoye cyane, ifite uruhu rukomeye ku buryo n'icumu ari icumu ritayitobora. Aba ngaba uhise wibaza impamvu bahiga inyamaswa nini nk'intare, ingwe, nk'uko nabibabwiye, ariko ntizibarye. Aba ngaba ni abahanga cyane, kuko nakubwiye ngo babayeho ubuzima nk'ubw'abantu babagaho mu myaka igihumbi ishize. Iyo bagiye guhiga inyamaswa nk'intare
bakoresha imyambi isize uburozi bakomora ku bihingwa. Niyo mpamvu kugira ngo uzabone umuhadzabe wishwe n'inyamaswa ari ibintu biba bigoye cyane, kuko baba bazi inyamaswa z'inkazi aho ziherereye, bakaba batagera batitwaje intwaro, kandi umwe muri bo akaba atagenda ari wenyine. Ubu ngubu ikibazo nsigaye nibaza ni kimwe: ese abahadzabe bazaguma kubaho cyangwa isi izabahindura? Uyu munsi inganda zigenda zaguka, ubuhinzi bwaguka, bivuze ko ubutaka bwabo babaho isaha n'isaha bushira.